rero narakuze ngize ubwenge nkajya mbaza ngo ni iki cyatumye mera gutya ariko ntibansubize nkabaza ese kuki abandi bagenda nukubera iki hanyuma ariko nkabona ntago banyitayeho ntibashaka kunsubiza ngira umubabaro rero kuva uwo munsi uko ngenda nkura nkabona nta muntu unyumva ari abo tuvukana nkabona ntibanyumva ari ababyeyi nkabona ntibanyumva hanyuma nza gukomeza kuba muri uwo mubabaro kugeza ngize imyaka hafi 15 nza kuva muri urwo rugo. Ababyeyi bawe wabonaga babyakira bate? Ntago bigeze babyakira. Wabonaga bamfataga nk'umuntu nyine utaziyagira icyo yimarira kuko niyo nababazaga wabonaga batanyitayeho. Nababwiye nshaka kujya ku ishuri ukabona ntago babona banyishyurira ayo mafaranga ko babonaga ko nta cyo ndi cyo nyine nabo ntago bari barabyakiriye. Ego nababwiye nshaka kujya kwiga oya kuko ubu sinigeze niga. None se iyo wabwaga ko ushaka kujya kwiga ibisubizo byabo byabaga ibihe? Yetaga mbaza ngo nkawe urashaka kwiga ngo uzamara iki? Nkumva rero birankomerekeje cyane. Ufata umwanzuro kuva mu rugo ukavuga uti ibyo bankorera byose noneho bigeze aho binanira, niki cyari cyabaye ku buryo ufata umwanzuro guhita uvuga ngo ngiye mu rugo, mvuye mu rugo ngiye kureba ahandi hantu mba mbaye? Urumva nari narirambiwe. Nimba mbajije umubyeyi ikintu ntansubize akajya mu isoko akagurira abandi bana imyenda bankurikira ngiye nkasigara, urumva aguriraga mu isoko yagurira abana imyenda ngiye bakandeka, niba ari batanu bose bakabazenguruka ariko ngiye ngasigara. Hanyuma wari imfuri wanyu? Ninjye mukuru. Hanyuma nkajya munsi y'urugo mu rutoki nkarira agenda akashira nkagaruka. Abavandimwe bawe bakwakiraga bate? Ntago banyumvaga n'uwazaga kankubita nk'inkoni cyakantiriwe yakiruka akagenda kuko abagazi ko ntari bumwirukankeho akananyiyenza kubera kunyiyenzaho gusa kubera ko babonaga ntacyo maze nyine. Ubundi nagenderaga no hasi nta kamambiri, abonye ko nambaye kamambiri kige ntazo nagiraga, asangaga mfite amaga utakifuza gusangira nanjye. Yego nuko rero uravuga uti nzumva mbaye umuntu noneho mbonye umwana. Mu gushaka umwana rero byagenze bite? Urumva nyine amaze kwiyakira, amaze kubona ko ari abantu bafite ubumugari benshi atari nje gusa ako nkagira igikomere cy'umwana ko nibo barampagara ngo Kajorite ngo Karema ngo biki amazina nkayo ngayo. Ntago urumva ntago nagushoboraga kwihangana, nahise ngiye icyifuzo cyo ngo ndashaka bazajya bampamagara mu izina rya mama w'umwana. Nabyo nabimenye ngize nkumva bari guhamagara umwana ngo mama runaka ngo mama runaka, numva nabwo mfite ifuwe mbure kwiga mbura amaguru mbure n'umwana. Ndabona kera hari igihe kigeze kuba abantu bahunze papa wanjye aza gushaka kunsiga ahantu muri Congo. Agiye kunsiga kubera ko Imana yankundaga mfite ifuhe yakundaga urumva barumuna banjye gusa. Hanyuma tugeze muri Congo arambwira ngo waragiye ngiye aransiga. Agiye kunsiga ageze hepfo ngo mva ikintu kiramukubise. Kimukubise aragaruka aramfata. Tugeze nk'ahantu nk'amasaha 2 musaza wanjye yakundaga cyane nkurikira arapfa. Apfuye turagaruka. Tugeze handi yaragiye kunsiga apfira rimwe na murumuna wanjye ariko ntiyarapfuye, ahubwo Imana yari imusinzirije kugira ngo imuganirize. Ntago nkitwa Gacumba Karema Gaki, oya ndi w'agaciro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere kuri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Ni Bikindi TV ndi Albert Niyonsaba. Ndakubwira wowe ukurikira kino kiganiro utameze neza ihangane usenge Imana nta kindi kirangiza ibyo byose, no gusenga Imana ikaguha amahoro yo mu mutima. Ni icyo cyonyine nakubwira wowe dukurikiye ukayizera izakugirira neza, ineza uzayisanga imbere. Niko nyamubwira uko byagenda kose umuntu ukora ibyiza ntago bishobora guhera, ntago ushobora kubura inyishyu y'ineza wakora. Ni ko struggle yacu igira, ariko ni bya buri muntu wese ukora ikiza ntago wabura inyishturano yacyo uko byagenda kose. Kuri iyi screen zanyu mwamaze kubona mama tugiye kuganira nawe. Mama uraho neza? Uraho neza. Urakomeye cyane? Urashima Imana cyane rwose. Uratangira mutubwira amazina yanyu? Yego, amazina ni Bayihore Vestine. Yego. Bayihore Vestine rero uri umumama uri umukobwa? Uri umumama. Mfite abana ariko papa wabo ntago tubana, twaratandukanye ariko abana turi kumwe. Yego. Mfite abana papa ntago mubana, mwaratandukanye ariko abana muri kumwe. Renyo abadukurikiye abakurikiye amashusho yacu bagiye babona ugendamo nyine budasanzwe. Nanjye niyo mpamvu yanteye kuganira nawe. Umuntu yakibaza byagenze bite kugira ngo turaza kugera aho ngaho, igihe washakiye umugabo, igihe yagendeye nawe turaza kuhagera, ahubwo byagenze bite kugira ngo umuntu ababona ugenda mwabura buryo budasanzwe? Murakoze. Nanjye naravutse nisanga gutya.
kuko iwacu ni mu karere ka Ngororero. Naravutse rero ko ngenda menya ubwenge nisanga ameze uku, ngenda mbimenyera gake gake, ariko byarankomerekeje cyane kugira mbimenyere, nanjye byaratinze cyane. Yego, genda nanjye ngira ubwigunge nibaza uko wabibonye, nanjye niko bya nabibonye, mbyibazaho ndahangayika cyane, nkajya nibaza impamvu abandi bagenda ariko nge singende. Kugeza ubu ngubu nkuze urabona ndabikuranye, ubonye ko nta bwoba mfite, yaba kugenda nta mpungenge, kandi ndabishimira Imana, nta bwoba mfite. Rero narakuze ngize ubwenge nkajya mbaza ngo ni iki cyatumye mera gutya, ariko ntibansubize. Nkabaza ese kuki abandi bagenda ni ukubera iki? Hanyuma ariko nkabona ntago banyitayeho, ntibashaka kunsubiza. Ngira umubabaro rero kuva uwo munsi, uko ngenda nkura nkabona nta muntu unyumva, ari abo tuvukana nkabona ntibanyumva, ari ababyeyi nkabona ntibanyumva. Hanyuma nza gukomeza kuba muri uwo mubabaro kugeza ngize imyaka hafi 15 nza kuva muri urwo rugo. Ngenda mba handi ku musozi, mbana n'abantu ntazi, baramfata. Niho nahereye niyakira, niyumvamo ko ndi umuntu nk'abandi. Niho nahereye numva ko ngomba nanjye kugira urukundo nk'abandi. Ariko imyaka 15 yawe uva mu rugo, umuntu yakibaza wakuze ubona uri kumwe n'ababyeyi bombi? Nari kumwe n'ababyeyi bombi n'ubu bariho. Ababyeyi rero kwakira nk'ubusanzwe umubyeyi yanezezwa nuko abyaye umwana, twakita mu ntekerezo zacu kubera ko Imana yo ikora ibintu ifite impamvu yabyo. Ubwo tubona nyine umuntu ahagaze tuvuga ngo ni muzima, ariko umuntu aba muzima bitewe na Nyagasani, agiye ubona n'undi ahagaze atari muzima. Mu kuvuka rero ufite abo babyeyi babona umeze batyo, ababyeyi bawe wabonaga babyakira bate? Ntago bigeze babyakira. Wabonaga ko bamfataga nk'umuntu nyine utazagira icyo yimarira, kuko niyo nababazaga wabonaga batanyitayeho. Nababwiye nshaka kujya ku ishuri, ukabona ntago babona banyishyurira ayo mafaranga, ko babonaga ko ntacyo ndicyo nyine. Nabo ntago bari barabyakiriye. Yego, nababwiye nshaka kujya kwiga, oya kuko ubu sinigeze niga. None se iyo wabwaga ko ushaka kujya kwiga, ibisubizo byabo byabaga ibihe? Yahitaga mbaza ngo nkawe urashaka kwiga ngo uzamara iki? Nkumva rero birankomerekeje cyane. Ahanini nicyo cyatumye mva no mu rugo, ndigendera mbinzererezi yo mu nzira, ngenda mbana n'abantu ntazi, ariko ngiza kugira amahirwe mbana n'abakobwa b'imfubyi, baramfasha, turabana. Kugeza ubwo ngeze igihe mbona papa nawe atangiye kongera kumva ko ndi umwana, aza kumfata ndabyanga. Mbonyeje kumfata ndahunga ngiye Gitarama, ntahazi, ariko hari mwene wabo bakobwa. Ubwo nari nkiri mu karere k'iwacu ka Ngororero, nza kubacika nzi Gitarama. Mageze naho papa aza kunshaka. Abantu ubwo batigeze banyakira, ariko maze kuruvamo urwo rugo, igihe cyageze abona ko hari icyabuze, ko nenze gukora uturimo two mu rugo, nkafura, nkasigarana abana bari inyuma yanjye, no guteka narabikoraga. Maze kubyibagirwa nyine kubera ko hari icyahindutse kubera Imana. Hanyuma ngiye Gitarama naho papa aza kundebayo, mbonye aje kabiri ndongera ndamuhunga. Ubwo sinumvaga nshaka ko kuzongera kubonana nabo, nza kubahunga nzi Kigali. Ngeze i Kigali nsanga abantu bakundana, bagira urukundo, ariko numvaga ntashaka kugenda. Niyo nageraga ahantu gutya nashaka kwicara ngo ntagira umuntu mbona, ko numvaga nanjye ari igisebo, nkumva mfite isoni, nkumva nakomeza kwicara aho ngaho turebane. Hanyuma nabona abantu bagiye nkabona kugenda, najya imbere nahura n'abandi nkicara, imvura ikanyagira kubera kutinya kugenda. Ko narumvaga ko nimba papa ataranyumvishe na mama n'aba tuvukana, numvaga ko nta wundi wanyumva, numvaga ko nta wundi muntu wandi wampa agaciro. Hanyuma ariko naje kuhasanga abantu, nza no kwiyakira bwa bumuga bwanjye. Naje guhita mbona abantu benshi bamugaye kundusha. Naje kubanza kubona umuntu utagira amaguru n'amaboko. Hanyuma ndibaza uyu muntu utagira amaguru utagira amaboko abayeho ati? None ngiye nkaba niganyira nshoboye no kwiyuriza moto, kandi urumva undi baramwurizaga, kurya bakamutamika, koga bakamwoza. Hanyuma nza kwiyakira, ndavuga numva rero Mana, noneho menye ko ushobora byose, menye ko atari uko wanyanze, ikintu nshaka ni kimwe. Ndabona abantu barankunda, bakambwira ati hangane, kuba umeze gutya Imana iragukunda, humura. Naje gukora iki rero? Naje kubwira Imana ngo Mana, maze kubona ko atari njye bana n'ubumuga njyenyine, rero kugira nziyakire niyumvemo ko ndi umuntu nk'abandi, keretse mfite umwana. Mfite umwana, tuhagere. Ahubwo reka nibaze, ufata umwanzuro kuva mu rugo
ukavuga uti ibyo bankorera byose noneho bigeze aho binanira niki cyari cyabaye ku buryo ufata umwanzuro wo uvuga ngo ngiye mu rugo mvuye mu rugo ngiye kureba ahandi hantu mba mbaye? urumva nari narirambiwe nimba mbajije umubyeyi ikintu ntansubize akajya mu isoko akagurira abandi bana imyenda bankurikira ngiye nkasigara urumva agura igiyaga mu isoko yagurira abana imyenda ngiye bakandeka niba ari batanu bose bakabazenguruka ariko ngiye ngasigara hanyuma wari imfuri wanyu ninjye mukuru hanyuma nkajya munsi y'urugo mu rutoki nkarira agenda akashira nkagaruka abandi abavandimwe bawe bakwakiraga bate? ntago banyumvaga n'uwazaga kankubita nk'inkoni cy'akanterwa yakiruka akagenda kuko abagazi ko ntari bumwirukankeho akananyiyenza kubera kunyiyenzaho gusa kubera ko babonaga ntacyo maze nyine nanavuga nti dore abana baranyiyenjeho bari kuntuka nkabona papa ntacyo bimubwiye nyine ubwo nkakomeza nkagira uwo mubabaro bese nkumva ndababaye cyane niyo nagira ngo ndagiye ngiye gukina n'abandi bana ntago babyemeraga oya narazaga papa akabarankubise kwa kundi ubona abana bakina bisanzura ntago byambayeho. Uragiye rero ujya kureba abakobwa wavuze ati nagiyeyo ari imfubyi baramfasha ubagezeho n'ubundi ubuzima bwabaye buhe watungwaga n'iki kugira ngo n'ubundi ubuzima bugende neza? Natungwaga n'abantu aho ngeze abo bakobwa urumva nabo nta nubwo nari mbazi nababonye bunyiriyeho navuye mu rugo ntafite iyo ngiye napfuye kugenda ubundi urebye urabona nageze aho nifuza ko nge napfa sibyo ndabibura nimba ndaye ahantu ku musozi yenda mu ishyamba nkabona imbwa nkavuga ntikangendera mbwa ndebe kwindya aho kugira ngo indya ikiruka ndavuga rero mvuye muri uru rugo yenda byashoboka ko nayibona nazabona ikinyica ariko ntacyo nabonye. Uvuye mu rugo ugiye ahantu utazi aho ugiye ari kuri gushaka ikintu kikwica ntago neza aho ngiye napfuye kugenda gutyo gusa ntazi aho ngiye mvuga nenda rugenda nazahura n'imodoka se ikangonga ariko ntangiye kugenda ngeze aho ngaho nkuko yenda nkuko wava hano ukajya Nyamirambo navuye ni nkuko wava hano ukajya Nyamirambo burira bwije mbona ngize ubwoba kandi nza gusanga umumama musaba icumbi arambwira ntago yabona aho nshyira mu gihe kibimbwira gutyo nkibaza haza umukobwa ambwira ati ngwino nkujyane turagenda ngeze wabo nsanga n'abakobwa babana ari nk'abakobwa bageze muri 6 baranganiriza barambwira ati nta kibazo ryama buke mu gitondo ambwira ati se ko twagukunze abaye uretse kugenda numva ariko simbyakiriye ndavuga bankunze gute abo tuvukana batankunda mama wambyaye papa wambyaye batampa urukundo ni gute aba bantu bankunze ndabyemera ariko sinabyakira ariko nanone mu mutima nkuvuga nibaye bari bakomeje bakankunda niko byagenze rero barakomeje barankunda ntangira kugira isura ntangira kongera kugira isura nzima noneho ntangira kwiyitaho ntangira koga kandi kumenya gukara ubundi nagenderaga no hasi nta kamambiri abonye ko nambaye kamambiri ikige ntazo nagiraga wasangaga mfite amaga utakifuza gusangira nanjye. Yego nuko rero ubonye papa ari kugushakisha aho ngaho urahava ugera no buryo Gitarama naho ahageze naho urahava ugera i Kigali warugeze aho mbwira uti kuko dutangira story bambwiye yuko ufite abana 2 ndetse umutware mwababyaranye yagiye yaragiye afite undi mugore nuko rero uravuga uti nzumva mbaye umuntu noneho mbonye umwana mu gushaka umwana rero byagenze bite? Urumva yine amaze kwiyakira amaze kubona ko ari abantu bafite ubumugari benshi atari nje gusa ako nkagira igikomere cy'umwana ko nibo barampagara ngo kajorite ngo karema ngo biki amazina nkayo ngayo ntago urumva ntago nagushoboraga kwihangana nahise ngiye icyifuzo cyo kuvuga ngo ndashaka bazajya bampamagara mu izina rya mama w'umwana nabyo nabimenye ngize nkumva bari guhamagara umwana ngo mama runaka numva nabwo mfite ifuwe mbure kwiga mbure amaguru mbure n'umwana ntago bishoboka. Rwose nzaba numva mfite umwana urabyibajije ubwo nyine ugiye muri process yuko ugiye gushaka umugabo nimba warirambagirije uraza kumbwira ahubwo turebe ukiri umukobwa nyine byandi biranga abakobwa bari mu gihe cyo gutetwa kugira gute icyo gihe cyawe cyagenze gite cyakimeze gite? Urumva nabyo ntabyo nzi ko sinari nagiye mbyigira kuri abo bakobwa twabanye none se hari igihe mbere yaho nta kintu narinzi nta kintu waruzi ukumva kutagira umuntu kwitaho kutagira umuntu kwibwira ngo bigenda bite iyo umuntu nyine agenda asimbuka ajya ava umwana urabona uyu mwana ari umukobwa ava igihe bamukarabya hari igihe noneho kigera agatangira no kuguhisha kumukarabya wenda hari kiba cyahindutse mu buzima
we impinduka yo zaga mu mubiri warabimenyaga cyangwa oya ntago ari kubibwirwa n'iki se ariko nyuma naje kumenya kwera abo bakobwa twarabanye nza kubimenya bagenda babimbwira no utabimenya hagiye byabaye ukabifata nk'ibisanzwe bite nuko utabizi nkabifata nk'ibisanzwe ahubwo nkagira ngo ni iki cyabaye barona nk'igihe umukobwa ageramo enda akajya mu mihango n'urugero nabanje kubonana umukobwa umwe mitavuga nibira ko nzi bishobora kuba biba ku muntu wakubaganye wakoze icyaha ariko nza kumubaza twiherereye aransobanurira yego yagusobanurira imbere yuko we biba yansobanurira imbere yuko biba yaho bizi ariko nabyo sinabyita birangora birambangamira ariko amaherezo genda mbyiga tukegerana bakanganiriza ko barabana beza cyane agiye mbimenya nuko rero ugeze igihe none ugiye kubana n'umugabo cyangwa se ugeze igihe nyine cyo kumva ko ugomba gushaka umwana urwo rugendo rwarukoze ute warabyishoboye umusore yaraje ari uwo wegereye byagenze bite oya narabisengera nakoze igihe cyo kubisengera ubundi uko nahise nkizwa ndabisengera navuga ngo Imana ndashaka kuzampa umugabo nterinda ariko umugabo udafite undi mugore udafite undi mugore nishaka nzabyara umwana umwe ariko nitwe mama w'umwana navuga ni iwacu nzasubira uko mfite umwana ariko nanone nabitekeza nkumva ntibishoboka mpavubaza ninde wankunda umusore uzankunda ngendera hasi abona abazima azavahe nkumva nabwo ntibishoboka kandi icyo gihe nabwo narakundwaga ariko nkakundwa n'abapapa rimwe nkaza kubona umuntu ngo wankunze nkasanga ni mapengo ntikwajinara Yesu reka mapengo babandi batagira amenyo ndavuga ni wapi ibi ntago nabyemera ubu kurikiyeho haza abakuzi ni wapi nabo ntago nabemera nahise niuriza ibiciro nyine mpita nubwo nihebaga nkavuga nta wanyemera ariko numvaga ntapfa gufata uwo mbonye reka nahise nuriza ibiciro nyuma hakaza nawe nkakundwa n'abafite ubumuga nabwo ndavuga ni kwa General Yesu ibi ntago bishoboka barankunze cyane abafite ubumuga bagendera hasi abandusha ubumuga bari hejuru y'amvuga ni reka ubwo nabyihorera nkakomeza nkiberaho gutya rero nyuma igihe kigeze nza kumubona ariko mufata nka musaza wanjye nawe nkuko mwaje yenda tukaba umuntu akakwiyumvamo akagukunda ntacyo arebeyeho n'uwo rero niko yaje aza ariko nkajya mufata nka musaza wanjye narwara akanyitaho akanjyana kwa muganga akangurira imiti nkamunaje yisanzuye bisanzwe kandi ari umusore koko nta wundi mugore afite hanyuma aza no kumbwiza ukuri ntago yigeze ambeshya yaba amazina ntiyambeshye ariko nawe kugira ngo abikore yangeragezaga ngo reko bishoboka nuko yabigenje ntago twigeze dukundana ngo tujye mu rukundo oya ntago byigeze bibaho kugeza na nubu ntaramenya ngo urukundo bigenda gute umuntu akunda umuntu cyane gute oya ntago byabayeho kandi twahuye rimwe kabiri ntwarinda kandi uko nasabaga umwana w'umuhungu niwe nabanje no kubona hanyuma bibaho ntiyagenda cyo gutwita rero umuntu udukurikiye warebye ukuntu ugenda utwite waroroherwaga nagenda nakoreshaga akagare igeze mu mezi 6 gusa nkisama bwa mbere byarangoye ko ari ubwa mbere nkamererwa nabi cyane ariko nagira kwa muganga kambwe ati niko bigenda inda mbere ni kwimera ihangana ngeze mu mezi 6 rero nakoresheje akagare hanyuma igihe kigeze cyo kubyara njya kwa muganga batabankorera cesarienne nyuma papa wabana kajya mbwiye ati ngiye kuzashaka umugore ndamubwira ni okay nta kibazo ndamvuga mwarabanaga umaze no kubyara akakubwira ngo agiye kuzashaka umugore yarabimbwiye ati ngenza ashaka undi wihangane ntago twagumana se kubera iki ariko nyine imbizi nyine urumva ntago ari kugumana nanjye abona ngendera hasi kandi hari abazima banamukunda numva nyine kubyakira birangoye urumva nagiye mukunda uko bwije nuko bukeye yego nyenda ntibyambayemo cyane nkuko mbyumva ariko nanjye nahise mukunda muha agaciro kuko ari papa w'umwana ndanye mfite mvuga mana uzambabare basi banze mbyara undi kuko ashobora kugenda uri agakura nkifuza undi kandi sinshaka batandukanyije papa wabo nta kwezi nta namezi angaya yashize mpita nsama undi ndavuga mana azaza ari umukobwa hashize igihe rero mpita mbyana ubu ngira 3 banjye nabyara mu nda nkagira nabo Yesu yagiye ampa ku ruhande kugira ngo anyeke ko afite icyizere mfite urukundo rwo ankunda 3 ndabagira bahuje papa wabo hanyuma ndavuga rero kuva zanyundi ntago nakomeza kugendana nawe kandi afite undi none naba nitesheje agaciro ahubwo kuko namaze kumenya ko Imana ishobora byose izampundi cyangwa nitamuma mfite abana yo niyibizi uko bizagenda niyibizi
ndacyari muto niko ngenda mbitekereza kandi ubuzima nabwo Imana izagenda ibwongeraho nimba inkujije gutya nta kazi nigeze ngira nakomeje mbaho mbeshwaho n'abagira neza kugeza ubwo rero abana bakuze abanye ko ari bakuru umwe ntago wamubonye yagiye ariko abo Yesu yamaye bo tuba turi kumwe ntago bajya bansiga kandi barankunda nanjye ndabakunda baranyubaha izo nkumi abandi nabo bashingiye baragiye nuko mutari kundana n'umusore muragenda bite abandi barabashingiye abandi rero umugabo arakubwira ati njyewe rwose nzashaka undi mugore nuko aranabikora kandi koko yarabikoze baramufite n'abana babiri yego ita ku bana babyaranye cyetse rimwe na rimwe ndamubwiye ngo byanze yenda umwana yarwaye kuko nawe nta kazi gafatika ngo afite niko mbyumva simbizi ko n'ubuntu wambaza hatuye ntago mbizi akababwira ko nta kazi afite iyo usubiye rero ahantu wakuriye ku ivuko ryawe ababyeyi bakubwiraga ko ntacyo uzimarira bakanga kukwitaho kubw'izo mpamvu ishusho abariye ubu bwo barankunda cyane nta nubwo bakiba mu Rwanda bagiye muri Congo basize mfite abana babiri ariko mama nyuma yaragarutse nyine n'uwa gatatu aramubona papa wanjye nuva imyaka igiye kuba 7 aza umwana ngiye muto afite umwaka umwe ariko barampamagara kenshi mbese nyine nahise ngira agaciro warababariye bari bagusaba imbabazi cyangwa byaje bityo nyine uravuga ati ndi umukristo urabyirengagiza cyangwa bagusabye imbabazi jewe narabababariye impamvu byatumye mbababarira nsubiye inyuma gato bana kera hari igihe kigeze kuba abantu bahunze papa wanjye aza gushaka kunsiga ahantu muri Congo agiye kunsiga kubera ko Imana yankundaga mfitiye ifuhe yakundaga urumva barumuna banjye gusa hanyuma tugeze muri Congo arambwira ngo waragiye ngiye aransiga agiye kunsiga ageze hepfo ngo mva ikintu kiramukubise kimukubise aragaruka aramfata tugeze nk'ahantu nk'amasaha 2 musaza wanjye yakundaga cyane nkurikira arapfa apfuye turagaruka tugeze handi yaragiye kunsiga apfira rimwe na murumuna wanjye ariko ntiyarapfuye ahubwo Imana yari imusinzirije kugira ngo imuganirize kuko yaratarakizwa iramuganiriza irangije ngo iramubwira ngo kubera ko wanzuriye mwana wanguye umwana ndamuguhaye niwe ngusigiye ukunda nanjye ndamukwatse kuko sinkora nk'abantu nkora nk'Imana rero sigarana uwo wanga nanjye ntwayukunda hanyuma papa ugurumva yaje nyuma guhita azukazukana na murumuna wanjye bazukira rimwe nyuma papa aza gukizwa ni icyo kintu cyatumye mara kumenya ubwenge gahita mbababarira kandi ndanabakunda cyane niyo maze igihe ntababona mba numva mpangayitse nkashaka ngiye sinanabahamagara ariko bo barampamagara tukavugana ntago telefone bikunda tugana ku musozo w'ikiganiro tugirana rero nakunze kuvuga ngo ineza umuntu ayisanga imbere hari umuntu udukurikiye bakifuza kukugira neza ya mu buryo bwo kukuganiriza ya mu buryo gufasha mwabona buryo bituma tubonyene bw'ubushobozi akaba yakifuza kuba yakominikana cyangwa mwavugana ushobora kumuha nimero zawe kugira ngo akubone byoroshye ngiye nta kibazo rwose ko niyo umuntu amamagaye kunganiriza gusa mba numva niyongereye ibiro mba numva ari ishimwe rikomeye cyane kuko urumva niyakiriye kubera abantu niyo umpamagaye byonyine niyo burya niyo mbwiye uti Imana ikwiteho mba numva nyuzwe cyane kuri Imana ikwiteho yego urakoze cyane nawe Imana iguha umugisha iryo jambo riranshimisha cyane ibyo ntabonye kera urukundo ntabonye kera rikurubona ubu ngenda ndubona niyo mpamvu ubona nase neza kubera Imana ngenda ikoresha abantu bakanyitaho yego urabona hari icyo mbaye hari itandukaniro uko mutubona yenda mu muhanda hari itandukaniro niyo ngenda bamwe bavuga ati si umuntu tumufashe tubona ameze neza ariko umwuka ko bimubwira ukamukoresha ntago nzi kwicara ngo ku muhanda ngo ntege kuko akundi nigize nabi nsa nabi nambaye ibintu bisa nabi biki oya Yesu yampaye agaciro arangije akoresha na leta yacu ubu wibeshye ukamamagara ngo gacumba ngo iki leta ikakumva cyakagira umuntu gutanga wafungwa nabi cyane yego bibaho ariko kubera agaciro nagize ntago nkibiha agaciro nzi ko nabaye umuntu mushyashya yego wibeshye ukanari impamagara rwose twaserera twaserera ko ntago nkitwa gacumba karema gake oya nduwa agaciro imbere y'Imana n'imbere y'abantu yego kandi namwe Imana ikibaho umugisha ndawusabiye kandi mbikuye ku mutima kuko bibinzanira inshuti nyinshi zimba hafi yego murakoze n'undi turabwira abantu nimero
nimero yanjye ni 0782 41 70 67 67 na Tigo yayo niko imeze ni 2 41 70 67 Yes, murakoze cyane abadukurikiye muri hanze y'igihugu. Iyo nimero mbere yuko uyihamagara cyangwa uyikoresha urashyira ikimenyetso cyo guteranya 25 ujye wakandika 0782 41 70 sibyo? Yego, urakoze cyane ndagushimiye. Kandi inyuma y'ubu buzima ngo hari ubundi buzima nikabemera cyangwa bizera tubyemera. Ndiye ndabizi cyane. Hari ubundi buzima rwose. Nagaruko bizahora kubizeye Imana. Oya nagariko bizahora. Hari ibindi tuzageramo byiza kandi ngenda mibona. Kuko nimba uko nariri kera bungu batari ko ndi hari icyahindutse mfite ibyiringiro. Bari Imana izakora. Ubwo wabuteganya gushaka undi mugabo? Kubera ko Imana igenda ibimbwira ko izanyubakira urugo nzamushaka. Nayo ntimenya rwose tuzataha ubwo bukwe. Kandi nzagira urugo rwiza. Kandi za mu musore ukiri muto. Yego. Zashaka umusore ukiri muto rwose ndabyize kuko namenye ko Imana ishobora byose. Kandi icyo yisabye ni kiguha. Kandi niyo yivugiye ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Rero ndacyari muto imyaka 36 mfite urumvira cyari miki. Aho kugira ngo izabone ko nzagera nkagwa mu cyaha. Oya ntago mbishaka. Ahubwo yo yazanyubakirwa ikamu umugabo wanjye. Yego. Kankorera ubukwe bwiza. Abantu bose bakabona ko Imana ishoboye cyane. Abatayizi rero babimenye. Kwiriho kandi ishobora byose. Yego. Ese murakoze abakukiye Be Kind TV kora subscribe kugira ngo gahunda zigende neza ujye ubona ibiganiro byacu. Umunsi ku munsi nari Albert niyo saba kuri kamera ndi kumwe na Kwizera ni bafasha kugira ngo siganiro kikugeraho 5/5 ya buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi ibindi no gutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka mama ndagushimiye kandi ujye utumbera maso yawe kuwiteka nawe nyine ushobora byose nanjye ndabizi ndabihamya ndumuhamya wabyo. Yego urakoze cyane nawe Imana iguha umugisha kandi nabankurikiye ndabashimira Imana ijye ibaha umugisha. Yego ijye bampera umugisha nuko abankunda nanjye ndabakunda n'Imana ijye bakunda gusa n'abanyaga ndabakunda kuko buryo umuntu agakwanga ari we ahubwo ni satani bimukoresheje. Rero ndabakunda mwese aho muri hose aba mu gihugu cyo hanze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mwese ndabakunda cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Yego.